ese namwe murabona situation cyangwa se ubuzima uyu mwana w'umukobwa Swala arimo nonaha? Swala arababaje cyane mu by'ukuri biteye agahinda ubu buzima ari kugenda cyamo, tutirengagije na musaza we Bruno. Aba bana barakomerewe cyane, ngaho nawe Swala aratwite, Swala ndetse na Bruno babayeho nabi mu mitungo yakagombye kuba yabo, imitungo bakagombye kwidagaduramo bishima, niyo bakenyukiramo babakina ku mubyimba babarebera ku ntugu. Mu by'ukuri umugabo witwa Rwema n'umugore witwa Sara bafite umutima mubi cyane, umutima wandujwe ubugome, umutima wuje ubunabi, umutima wuje ubusambo, ubugugu ndetse n'ingeso zindi mbi cyane zerekeza umuntu mu muriro utazima. Kuko uyu mubyeyi by'umwihariko Sara ntabwo yakagombye gukora ibingibi aba bana Bruno ndetse na Swala, kuko umubyeyi w'umugore by'umwihariko aba ari ikindi aho atagatanze urugero rwiza, ahubwo aba bana bakira ku mubyimba nkaho atazi koko byarabivuna. Ahari bavandimwe menya ari nayo mpamvu Imana yamwimye urubyaro, kuko uyu mugore tubona atabyara muri iyi filime. Gusa iyi filime turabakunda cyane kandi tuyibagezaho uko bwije n'uko bukeye. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Intambara y'Ubuzima Analysis, umwanya tuza kwanariza filime tureba ibyaranze episode y'ubushize, tureba ibizaranga episode izakurikiraho cyangwa se agace gakurikira next part. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu muri commentaire, bityo bitwereka ko turi kumwe namwe. Iyo mutayipinze mwandika commentaire bitwereka ko ibintu tubaha bibafitiye umumaro kandi bibakora kumva mutima zanyu. Turabakunda cyane rero, reka dutangire ikiganiro tukubwira ngo niba ari ubwa mbere wiyandikishe kandi nukunda iyi video ya like, wibuke gukora handitswe share cyangwa partage usangiza inshuti zawe. Tubahaye ikaze mwese abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu, Afurika muri rusange, muri Europe, Amerika, Aziya n'indi migabane yose. Tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro mwe mubasha kudukurikira, muraba ingenzi kandi muraba agaciro. Mu by'ukuri episode 34 yarangiye iteye agahinda cyane nanone, kandi byayiranze byari bibabaje cyane, aho twaje kubona uyu mwana w'umukobwa Swala. Bruno we ntabwo bikiri inkuru yo kuvugwa, ahubwo yabaye inkuru kimomo. Bruno yamaze kumenya ko Swala atwite. Gusa Swala ari muri situation mbi cyane, kuko episode 34 twaje kubona ko Feza nako uwitwa Sara yavumbuye ko uyu mukobwa Swala atwite. Mu by'ukuri Sara yabwiye Swala ko ari ukumuta, ari ukujya kumuroha, kuko yabanje no kumugora, abanza kwanga kubyemera, kuko mwarabibonye ko Sara yabonye test muri puberi, aza guhamagara Clarisse umukozi we amubwira ko adatwite, ahamagara Swala gusa n'ibimenyetso biba bimusa, ihungabana by'ako kanya, kutarya ndetse no kumva ibiryo akumva rwose bifite impumuro mbi. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza umugore utwite. Swala rero yaravumbuwe, Sara yamaze gutahura ko Swala atwite. Ikindi nanone impeta Swala yambaye yavugishije benshi, ari Bruno musaza we yaramusobanuriye, gusa yaje kubazwa n'uwitwa Feza aho yakuye iyo mpeta, kuko Feza aba bana bagomba kubareberera akanya ku kandi, kuko niwe utumye babaho, kandi atabarebereye bapfa. Nubwo yanga kubajana iwe mu rugo ngo ni umukene, baba muri aya menyo y'abasetsi kwa Rwema. Gusa uyu witwa Feza aza kubasura kenshi cyane, yababaye hafi, kandi niwe uha amabanga Bruno menshi cyane kugira ngo babane n'uyu Rwema bamuzi. Feza rero yaje kubaza uyu mukobwa Swala aho yaba yarakuye iyi mpeta. Swala mu by'ukuri yanze kumubesha, amubwiza ukuri. Gusa nanone ntabwo byagenze neza, twe turabizi by'iyi mpeta ni birebire cyane, ni long story. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye na gato. Ikindi nanone Gerard nawe arakomerewe cyane, kuko uyu mukobwa rwose Teta agiye kuzicwa n'ihungabana ry'uko bamwanze. Ese urabona Gerard azemera kwihangana kubaho Swala adahari nubwo amukunda? Se urabona Swala mu gihe atagarutse Gerard bizamubuza kwishakira undi mukunzi, dore ko yari anamaranye iminsi n'uwitwa Teta? By'ukuri urabona ko ibintu bishobora kuzamba witwa Gerard akongera agasubirana na Teta, kuko ibintu bikomeje kugorana cyane. Ubuzima bwo kuba adafite Swala birakomeye cyane. Ikindi kandi nanone aba bana nabo bafashwe nabi muri uru rugo. By'ukuri biteye agahinda, ni jalousie, ni ishari, birababaje cyane. Gusa ntabwo twagenda tutavuze kuri iyi ngingo y'umugabo witwa Rwema ndetse na Richard. Mu by'ukuri mwabonye ko Rwema yatangiye gukeka Richard ko ashobora kuzamuvamo. Mu by'ukuri yatangiye kumurota ibintu bitari byiza. Mu by'ukuri muri episode 33 twabonye inzozi za Rwema arota kuri uyu musore Richard, avuga amabanga ye yose bafitanye, kandi Richard aza amabanga ya Rwema from A to Z. Ese urabona Rwema bazamuvamo koko?
Rwema nawe yaritoboye abibwira umugore we Sara, gusa umugore we yamubwiye ko rwose Richard ari inshuti y'umuryango atabivuga. Ikindi nanone Rwema yaje gufata iya mbere abiganirizaho Richard, gusa Rwema yatumye Richard nawe amukeka cyane. Aba bagabo batangiye kwivanamo, icyizere ni gike rwose, batangiye gukekana. Ese ibyabo urabona bitazajya ku karubanda? Guys, duha igitekerezo muri commentaire nkubwira ngo nje tubana muri iki kiganiro. Nitwa Gazi King, uyu muyoboro ni Gazi Chess TV. Filime ni intambara y'ubuzima, tuba tuje kwanariza ni filime tubagezaho y'uruhererekane, filime nziza cyane twiyemeje kujya tubagezaho. Ni filime rwose izaba ndende igamije kugira ngo mukoremo ubutumwa kandi muninjoying entertainment kandi mukuremo na message. Turabashimiye cyane mwe tubana uko bwije nuko bukeye, mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi, muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu, mu migabane ya kure cyane, ibwota amasimbi ndetse n'ibindi bihugu bya kure cyane. Mwese turabashimiye kandi dukomeje kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2025 uzabera uwishya n'ihirwe, ibyo muzasaba Nyagasani azabumve, imirimo yanyu yose Uwiteka azayuhagiza imigisha. Turabakunda cyane, by'umwihariko abakunzi b'iyi filime episode 35 n'ejo ku isaha y'isa 5 kuri YouTube channel JSM Films. Uyu muyoboro nyuraho ikiganiro cy'iyi filime tuyanariza, tuganira muri commentaire, mugaragaza imbamutima zanyu, mutayipinga bitwereka ko filime muyikunda. Turabakunda cyane, duhure muri episode ikurikira.